Kubwo kutamenya amahame agenga ubuzima bwabo, abantu benshi bahora basiragira kwa muganga babandikira ibinini byinshi nabo si ukubinwa bikaba abana bike. Umuhanga umwe yavuze yuko iyo wananiwe gufata ubuzima bwawe neza, ibinini bikubera ibiryo ukarushaho kubudikwa n'ibibazo umurengera. Bazaniye amahame yakijije umwana muto w'umukobwa akabaho yishimiye ubuzima bwe. Amazina ya Nisima Umashankari. Yavutse nk'uko abandi bana bagira amahirwe yo kuvuka, ariko aza gutungurwa n'indwara zamuhinaritse kugeza ubwo atabashaga kwisomesha. Karahuri k'amazi yatanze ubuhamya agira ati, 19 साल की त्विषा एक एक्टिव आउटगोइंग लड़की है. Sinashoboraga gutera intambwe. Iyo nakeneraga karahuri k'amazi nahamagaraga papa nti, papayi we, inyota iranyishe. Ubuzima bwa mbere umutwaro nibaza niba nzongera kuba umuntu muzima nk'abandi biranyobera. Imyaka 10 yose yambereye umutwaro, ubuzima burambihira burundu. Narebaga intoki zanjye nkumva ndizinutswe. Kuzamuka ingazi byamberaga umutwaro, yewe no kuryama ntibyangendekeraga neza. Kubaho neza kuri nge byari inzozi ntazigera nkabya. Nyuma naje guhura n'abagira neza bandangira umuti ugizwe no guhindura amafunguro naryaga, kugeza ubwo nabashije gutera intambwe neza nk'abandi. Natangiye kubaho nifitiye icyizere, ubuzima bwanjye bugenda bugira icyerekezo gishyashya. N'abadogiteri bari barananiwe kumvura barambwiye bati, shimira Imana yagukoreye ibitangaza. Amazina yanjye ni Sima, nkomoka i Mumbai mu Buhinde. Ahayinga mu 2008 ngize imyaka 21 ubuzima bwa mbere umutwaro kuko nisuzumishije kwa muganga bakambwira ko ndwaye indwara yo guhinamirana. Nabuditswe n'umwijima w'agahinda kuko bampamirije ko indwara itabasha gukira na gato. Banyeruriye ko nzabana nayo kugeza igihe nzapfira. Sinashoboraga gutera intambwe binyoroheye. Iyo najyaga kwiborosa byamberaga ihurizo rikomeye. Sinashoboraga kuzamuka ingazi kandi nahoraga nicaye mu nzu. Papa niwe wansomeshaga karahuri k'amazi kuko nta kintu nashoboraga gufata. Intambwe yose nateraga yanyongereraga uburibwe, mbaho nibereye umutwaro uremereye. Uko imyaka yahitaga indi gataha niko uburibwe bwiyongeraga maze intoki zanjye zitangira kugoromanga. Ijoro ryose nararaga mboroga, kirirwamo ibinini byose kugira ngo ndebe ko natera agatambwe nk'abandi. Nari mfite telefone nziza ariko sinashoboraga gucatinga n'urungano. Sinabashaga kujya mu isoko kugura utwambaro nkeneye. Ubuzima bwanjye bwari ukwikingirana mu cyumba nigunze. Uburwayi bwahinaritse intoki zanjye bituma ndata ikizamini gisoza amashuri yisumbuye kuko ntashoboraga kwandika. Byatumye nsezera ku nzozi zanjye z'ahazaza zo kuzabona akazi kazantunga. Ubuzima bwanjye, imibereho yanjye yari buditswe n'umwijima w'icuraburindi. Sinashoboraga gukora karimo n'umwana muto yabasha gukora. Namaze imyaka 10 yose uburibwe ariyo mateka yanjye, numva ko ntazongera kubaho neza. N'abavandimwe batangiye kunyinuba. Gusa sinatakaje icyizere cyo kubaho kuko numvaga hari gikwiriye kunkorerwa. Nafashe telefone yanjye nshakisha video zose zivuga ku ndwara yanjye. Ubwo numvaga ubuhamya bw'abantu bagiye bakira indwara byanyongereye icyizere cyo kubaho. Natangiye kota imirasire y'izuba kandi ntora akamenyero ko kujya nk'umutobe wa konkombre na seleri buri gitondo. Nongeyeho no kujya ndya ibyo kurya bizima biciye ukubiri n'ibyo kurya mvaruganda. Amafaranga nari nsigaranye yose nayaguzemo imbuto z'ubwoko bwose, maze si ukuzibya zimbana nkeya. Ku manywa nakundaga kurya ibiryo byiganjemo imboga zitandukanye. Ibyo kurya byose bimugaza abantu. Ibyo kurya mvaruganda nabiteye umugongo. Nta munyu, nta mavuta, nta sukari, nta mikati, nta bombo, biswi, keke n'ibindi byinshi. Na yamagi n'inyama abadogiteri bari barantegetse ngo byanyongerera calcium narabiretse. Abadogiteri n'ababyeyi bampatiraga kurya nibura igi rimwe ku munsi, ariko nasanze ntacyo bimariye. Nyoboka ibikomoka ku bimera gusa. Oh Mana yanjye we,
nanywaga ibinini byinshi by'inyongeramirire ariko byose narabifashe mbijugunya muri pubele. Nafashe icyemezo cyo kwivuza imiti karemano gusa kandi yarankijije, nsigara nguwe neza ubuzima bwanjye bwose bwari busigaye. Regime nafataga nayongeyeho kujya nkora imyitozo itandukanye ibasha gukangura ibice by'umubiri byari byarasinziriye. Nyuma y'igihe indwara zahunze nzirebesha amaso yanjye, imigisha yatashye iwanjye, baho ubuzima butarangwamo indwara n'imwe. Umubiri wanjye watangiye gukira buhoro buhoro, nanjye ntangira kumwenyura nk'abandi bose. Nyuma y'amezi 3 ntangiye regime natangiye kugenda neza, nabaye inshuti y'akadasohoka y'imyitozo ya suriya na maskale. Hemoglobine yariyongereye, uburibwe burahunga, ibizamini by'amaraso byagaragaje ko nta kibazo mfite mu mubiri wanjye wose. Ibi byambereye igitangaza, n'abadogiteri bari barananiwe kumvura barambwiye bati shimira Imana yagukoreye ibitangaza. Icyo nabwira umuntu wese waheranwe n'indwara ni ukwerekeza amaso kuri aya mabanga yankijije indwara nkazibagirwa burundu. Inshuti bavandimwe, nkunze kubabwira amayeri menshi mwakoresha ahangaha, ariko hano nshaka kubasangiza ubuhamya bw'umwana w'umukobwa wari warazonzwe n'indwara ibihumbagiza, agakizwa n'agasahane gato k'imboga yaryaga buri munsi. Ibintu 6 byamukijije nibyo nshaka kubasangiza uyu mwanya. Kurikira kugeza ku musozo, nkumenera amabanga yakijije uyu mwana w'umukobwa. Aho wageze ni kuri Muganga Desire TV, umuyoboro bagezaho ibiganiro byibanda ku buzima gusa. Nitwe ba mbere mu kubategurira ibiganiro bibarangira ibyatuma musubizwa ubuzima bwiza gusa. Mwihutire gukanda subscribe n'inzogera mutazongera gucikwa n'ibi biganiro, mutapfa gusanga ahandi atari kuri Muganga Desire TV. Ubuzima buzira umuze buri mu biganza bya buri muntu wese aramutse yize neza amahame yabwo akayashyira mu bikorwa. Nk'uko buri kintu cyose kigira amahame akigenga, niko n'umubiri wacu ugengwa n'amahame ntakumirwa. Kuyubahiriza bitera ubuzima bwiza, naho kuyatatira bigakurura ubwoko bwose bw'indwara. Mufate udukaramu n'udukayi dushyashya mbasangiza amabanga yose yakijije Sima Umashankara agasubizwa ubuzima yishimiye kugeza uyu munsi. Ibanga rya mbere ni ukurya 2 ku munsi gusa. Iyi ngeso yo kuryagagura abantu bagira yangiza ubuzima bwabo bidasubirwaho. Nubwo waba urya ikiyiko kimwuka kirya buri kanya, ntushobora kugira ubuzima bwiza na rimwe. Usabwa kurya ku masaha adahinduka, ku buryo hagati y'ifunguro n'irindi haca amasaha ari hejuru ya 6. Kutubahiriza iyi gahunda birakenya. Ibanga rya kabiri ni ukugena gahunda ya buri munsi igizwe no kurya imbuto ku ifunguro rimwe. Irinde ukarya ibitetse ariko ukabanza warya salade y'imboga. Ubishatse warya imbuto mu gitondo, ibitetse ukabirya nyuma ya saa 6, cyangwa se mu gitondo ukarya ibitetse, nyuma ya saa 6 ukarya imbuto gusa. Igihe cyose ugiye kurya ibitetse biba bikwiriye kubanzirizwa n'ibyo kurya bibisi. Kuba bizi neza, kurya ibitetse ni amaburakindi. Twari twaragenewe ibyo kurya bibisi bigizwe n'imbuto zitandukanye ndetse n'imboga. Iyi gahunda uyubahirije buri munsi, waba wivuye indwara 99%. Ibanga rya 3 ni ukwirinda ibyo kurya bya nijoro ko byaba bimeze kose. Ntabwo ijoro ari igihe cyo kuriraho ibyo kurya, nijoro ni igihe cyo guterama no kwitegura kuryama gusa. Mwimenyereze kurya mu gitondo no ku manywa gusa. Ibanga rya 4 ni ukunywa amazi y'akazuyazi ukibyuka mu gitondo. Utarwaye igifu wakamuriramo indimu, kandi utarwaye diabete wavangamo ikiyiko cy'ubuki muri ayo mazi y'akazuyazi akamuriyemo indimu. Aya mazi agira umumaro ukomeye wo koza igifu, amara, inzira y'ibiryo, gufasha kwituma neza no kwiyumvamo akanyamuneza umunsi wose. Wongera kunywa amazi ku manywa utararya. Ibanga rya 5 ni ukurya imbuto gusa igihe hari indwara ushaka guhangana nayo, kandi ukazirikana kuzirya 2 ku munsi gusa. Aha ni mu gitondo no ku manywa. Ubikoze utya, warangiza amezi 2 wakize diabete, umuvuduko ukabije, impyiko, umwijima n'izindi ndwara zose. मगर मैं तो रोज 2 बार बाथरूम जाती हूँ, मेरे इंटेस्टाइन्स तो साफ ही होगी ना. Ibanga rya 6 ni ukwiyina.
birashoboka ko wakora ibyo maze kuvuga byose ariko kumva udakize neza indwara umaranye iminsi. Ibi bisobanuye ko imyanda itarashira neza muri wowe. Ibanga uzakoresha ni ukwiyina. Kwiyina ni amayeri yaranze abadutanze kubona izuba, bari bazi ko bakwiriye kwiyoza nk'uko basukura ibyombo bariraho. Uyu ni umuti ukiza indwara nyinshi cyane. Uwukoresha mu gitondo hashize isaha unyoye amazi meza. Gerageza aya mabanga ngusangije maze ugire amahirwe yo gucukubira n'indwara ziguhoza mu bitaro. Uzabasha gukora imirimo yawe neza kuko uzaba ufite igishoro cyiza cy'ubuzima buzira umuze. Wowe gerageza amahirwe yawe ndakwinginze. Sibyo muvandi, mbwira bumva, ni umwana w'umunyarwanda. Tubashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro birebana n'ubuzima bwanyu. Hahirwa bibanira natwe buri munsi kuko bamaze gucukubira na za ndwara bari baraburiye igisubizo. Niba ari bwo bwa mbere ubanye natwe, ikandire subscribe n'inzogera, nawe uzarushaho kunguka byinshi. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.